mugenzi wanje ndamusimbuye nimwe na damu dusangiye kubaho turabavandimwe dufitanye isano yo kwa damu ntiyabayeho neza mu by'imibereho yo mu isi ntiyagize igikundiro cyangwa se yubaka izina yaba uko nabayeho ni wowe wabiteguye mwami ubuzima bwanjye bwose uba ufite mu biganza byawe naho umugenzi yaba umuswa nazayoba iyo nzira dore Yesu ravuga ati ni ingenzira. Korali ya mbere yitwa New City. New City ibarizwa i Musanze mu Kinigi. Yego. Ni korali izwi cyane itorero rya Ruhanga. Muraho neza nshuti zacu turabakiriye turabishimiye twagarutse mu kiganiro nk'uko bisanzwe ni Ayinkamiye Odette ku Nyenyeri TV show. Uyu munsi rero twagiriwe umugisha turi kumwe n'abaririmbyi ba korali abahamya ba Yesu barimo murababona hano bagiye kwivuga ngira ngo ntawe ndi buvuga izina buri wese arafata mikrofone yivuga izina mugiye gutangira mutwibwira hano ku Nyenyeri TV show. Turabakiriye turabishimiye cyane kandi namwe mwishimiza bakonde utishimye byagenze bite mwishime. Tugiye kuganira rero turi kumwe n'umuyobozi uhagarariye korali abahamya ubwo bagifite byinshi bagiye kutugezaho mutera agatebe mukurikira ikiganiro. Tugiye rero kwivuga niturangiza Fiye araza kudusengera noneho dutangira ikiganiro. Umuyobozi mwakwibwira abadukurikiye ku Nyenyeri TV show. Murakoze cyane amazina yanjye twashimiye Umuremyi Ephraim sogokuru ngabandi umupapa wubatse sibyo se Yego. Mfite umugore umwe n'abana batatu. Yego. Imana iduhana umugisha n'abakurikiye iyi televiziyo. Murakoze. Mwakwibwira abadukurikiye. Murakoze. Nitwa Mujawimana Esperance Fiye nanjye ndi umubyeyi mfite abana babiri. Murakoze. Murakoze. Nanjye amazina yanjye nitwa Mukamana Zawadi nkabamba muri korali abahamya ba Yesu. Ndi umumama mfite abana babiri ndi umubyeyi mfite n'umugabo umwe. Murakoze. Murakoze cyane reka Fiye adutangiriye n'isengesho dukomeze ikiganiro. Dusenge. Turagushimye turaguhimbaje data ukomeye. Tugushimiye ko uri Imana ishobora byose izina ryawe riragucyubahiro. Amen. Wabanye natwe kuva mu gitondo. Iyi gahunda tugiye gutangira ibyo tugiye kuvuga urabizi n'ibyo gukora umurimo wawe. Ubane natwe. Amen. Uduhe ibitekerezo bizima. Amen. Umwanzi atanatsindwe. Ngaho bane natwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Fiye arakoze cyane ngira ngo wowe ni nabwo bwa mbere ugeze hano ku Nyenyeri TV show. Suhuza abadukurikiye by'umwihariko. Murakoze. Nkuko nababwiye nitwa Fiye nanjye ndi umuririmbyi muri korali abahamya ba Yesu ndirimba ijwi rya kabiri. Nkuko Odette bivuze n'ubwa mbere ngeze kuri iyi televiziyo ndabashoje mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Sogokuru Ndakumva cyane. Uyu munsi duteraniye ahangaha nka korali abahamya. Ndabona ngewe muri amajwi yose ntabura kubita korali kandi turi kumwe n'umuyobozi. Ese sogokuru ni muyobozi ki muri korali abahamya? Urakoze hago uze kubikosora neza. Bundi uvuze umuyobozi ubuvuze umuyobozi represent wa korali. Yego. Dufite represent agiye nago ndi represent wa korali ndi umuyobozi uhagarariye icyiciro runaka muri korali. Ngira ngo nshinzwe imyitwarire muri korali ni discipline. Niyo nshinzwe muri korali. Cyoroshye. Kiroroshye nyine iyo uvuze umuyobozi abantu bashaka kugira ngo ni umuyobozi mukuru.
abantu rero ba disipurine ntabwo ari abantu baba boroshye n'aha yatumaze muri disipurine dusokoza imisatsi yerekeza inyuma agira gute mbese disipurine zirabakurikirana pe buri ikintu cya disipurine ntabwo ari ikintu kiba cyoroshye iyo umuntu akubwiye ngo uyobore imyitwarire y'abaririmbyi ubwo nawe uba ufite imyitwarire myiza by the way sibyo yego reka bone disipurine ubundi na disipurine ku muntu mukuru ubundi ni umuco ubundi hari indangagaciro na kirazira zigomba kuranga umuntu mukuru noneho umukirisitu noneho umuririmbyi yego biba ari bwikubi murakoze cyane reka fiye ese fiye ni muririmbyi iki amaze imyaka ingahe muri korari murakoze korari abahamya nayinjiyemo korari abahamya nayinjiyemo 2020 umva amaze imyaka 5 ntago ndi mushya ibyo ari byo byose imyaka 5 burya ni myinshi yego nkuko warumbajije ikintu cyatumye nkunda korari abahamya yego narayumvaga mbere iyo uwo mwaka mbere yo kunza muri korari indirimbo yabo nakundaga indirimbo yitwa uwitwa Yesu yego iyo ndirimbo yatumye numva naza muri korari abahamya ba Yesu mufite uwitwa Yesu mukagira na yitwa Yesu ni uwitwa Yesu ni yitwa Yesu ni uwitwa Yesu uwitwa Yesu iyo ndirimbo ni nziza ariko ndumva nabanza nkabahereza umwanya ako karirimbo mukakazamura na bagenzi bawe niyabayeho neza mu by'imibereho yo mu isi niyagize igikundiro cyangwa se yubaka izina niyavukiye mu bitaro cyangwa mu mavuriro meza nta nubwo yigeze mu ishuri ngo ubwonko bwe bubone imyitozo. Amen. Iyi ndirimbo ngira ngo ni indirimbo nziza cyane yamenyekanishije korari abahamya ba Yesu. Abantu benshi cyane dukoranye ikiganiro yaba baririmbyi cyangwa se abo mu yindi korari iyi ndirimbo bazi ko ariyo abahamya bamenyekaniyeho. Indirimbo nziza cyane. Rero nagira ngo nta yindi ndirimbo se yaba yaragushimishije muri korari indirimbo wasanze korari iri kurepeta waba uyibuka? Nifiye nkiriho adusubize indirimbo waba warasanze korari iri kurepeta. Indirimbo nasanze korari iri kurepeta nkigezamo yego yitwa umugenga ubuzima bwacu twese ni Yesu umwami w'abami. Fiye ni umuririmbyi mwumva ukuntu ari gufata mikrofone wenyine akaririmba. Hari abantu ngira ngo wenda batari bazi ko Fiye ari n'umuririmbyi wenda hari abantu bajya bavuga ngo umuririmbyi wa Ruto ngo ntabwo bazi kuririmba ijwi rya soprano muri kumva atazamura soprano neza mwebwe. Korari abahamya ubundi mufite umugisha mufite abaririmbyi banyu bose nta muririmbyi w'akantu babazi kuririmba pe. Tuhereze umuyobozi wa discipline muhereze mikrofone. Sogokuru korari abahamya ba Yesu muri iyi minsi muri imbere muri kwisonga pe muri kuduha indirimbo nziza muri kuduha indirimbo nyinshi nanabashimira nongera kubashimira indirimbo nziza mwasohoye y'icyunamo yego mbere yaho mwari musohoye indirimbo duhere mikrofone Zawadi indirimbo yasohotse mbere y'indirimbo y'icyunamo murayibuka? Ndayibuka. Ivuga ngo iki? Ivuga ngo navuga iki? Zamuraho agace gatoya muyimufashe. Ibitangaza wankoreye mukiza oya sinabirondora inzira z'ubuzima bwanjye ni wowe uzizi mwami yaba uko nabayeho ni wowe wabiteguye mwami ubuzima bwanjye bwose ubufite mu biganza byawe buri wese azamure ishimwe rye
turangurure dushime. Navuga iki navuga iki ngo ngushime mwami, ineza yawungirira nirondorwa oya nisobanurwa na muntu. Urukundo watugaragarije ruradutangaza, akiri icyubahiro cyawe mwami, twanyuzwe n'ibyawe. iyi ndirimbo mwumva ukuntu ari nziza cyane. iyi ndirimbo mwumva uburyo ari nziza. Yego. Mukiri aho ngaho mukomereze rimwe ku ndirimbo y'icyunamo, mumbabarire mukazamurireho abantu. n'ubundi rwose iriya ndirimbo tuzahemba tugarutse mu kiganiro, ariko hari akandi karirimbo keza ako mwasohoye ejo bundi mperutse iyo gusohora. duheruka gusohora. Yego, ni indirimbo indirimbo nziza yanyu gutura. nshyashya na nziza. abavuga ko niko twaririmba abantu badukurikiye, Yego, ariko turimo akantu gatoya urakabatuye ndakabatuye rwose. mukabaririmbire rwose. murakoze cyane. Yewe mugenzi ugana i Siyoni, mbese ijoro ryaba rigeze he? Ngufitiye inkuru inzira nimwe kandi naho umugenzi yaba umuswa nazayoba iyo nzira. Dore Yesu aravuga ati ni njye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data atanyuze kuri njye nama w'Imana. Wowe utuye ahirengeye hejuru ya byose, kuba witwa Imana yanjye byandemye umutima. Uri Yehova ntawagereranywa nawe mwami, waremesheje isi ijambo ryawe n'uyu mwanya ndagusaba undeme bundi bushya. Amena, amena. Mukiri kuri iyo ndirimbo mumbabarire. Amena, amena. Mukiri kuri iyo ndirimbo mumbabarire, mwe kuva muri beat mutaririmbye narayibaze. Indirimbo yitwa narayibaze rero nzi ko n'abandi bantu benshi cyane bayikunda, namwe kandi murayikunda. Iyo ndirimbo ni mubabarire rwose abakunzi banyu, mwe kuva hano mutayibaririmbiye. Sibyo fi? Ndabeshya. Rwose nko kumazi nawe zawa. ubundi iriya ndirimbo ifite amateka. na mwarimu wayitwigishije iyo yitekerejeho yarari mu yindi mbaraga. ubundi imigisha y'Imana ntabwo ibarika. Twakoranye ikiganiro ambwira ko iyo ndirimbo nawe akunda cyane. yarayibasaga ni myinshi nirondoka. umva tukomeze twagiye. Narayibaze nsanga ni nyinshi bagenzi we, imigisha yose Imana yampaye. Nahereye wa munsi namenye kugira neza kwe, ntekereza ku byiza Imana yankoreye. Nasanze ari myinshi, ni byinshi sinabona uko mbirondora, kandi na mbere yuko mbaho kuba Imana yaranegereje nabyo ni umugisha. Yanshize kuri iyi si igena nuko nzabaho, umunsi kundi ingenera ibyiza byaho. Nimbona nzamura ijwi ryanjye ndirimbira Imana, ukabona amarangamutima yanjye abaye menshi. Ntunekereze nabi, oya ntuvuge ko ndi umusazi, ku byo Uwiteka angirira sinabasha kubirondora. Nibyiza n'amabahumeka mwese duhore dushimira Imana
iradukunda. ni ukuri sinzi n'umuntu ahari waba wenda banza n'udakunda indirimbo iyi ndirimbo yayikunda kuko umuntu wese arabizi ko kuba ariho ari umugisha. Twihuse sogokuru mu kiganiro nk'umuntu waje urangaje abaririmbyi bakorara abahamya kandi ubu aka kanya akaba ari wowe muyobozi uhari, nta nubwo uri umuyobozi woroshye, umuyobozi wa disipurine. Korara abahamya ba Yesu tumaze iminsi twumva amakuru, ngira ngo abantu batarayumva ni bakeya ko mufite igitaramo. Nibyo ntabwo ari njye mbivugaho, ni wowe ugiye kutubwira nyamukuru muri korari bimeze gute. Murakoze cyane. Ubundi mu mpamvu nyamukuru yatuzanye hano uyu munsi yego ni ukugira ngo tubwire abakunzi bakorara abahamya ba Yesu yego n'abakurikira iyi channel yego Inyenyeri TV show. Inyenyeri TV show yego rwose turababwiye, turabakumbuje, turabararitse yego kandi nagaruka bararitse kuko si ubwa mbere ahubwo ni ukubibutsa. yego Igituzanye hano ni ukubibutsa gahunda dufite y'igitaramo ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu, ni samudi ejo bundi. Ni igitaramo cyiza cyateguwe neza kizabera Bayirengu Church. yego Igitaramo twahaye titre ivuga ngo ku bwa mugenzi wanjye. ku bwa mugenzi wanjye, ku bwa mugenzi wanjye nanjye. Iri jambo ni rinini. yego Ku bwa mugenzi wanjye yego ni ikinyarwanda gikomeye. Ku bwa mugenzi wanjye, umugambi w'igitaramo rero yego si ikindi, ni igitekerezo cyaje muri gahunda abahamya ba Yesu. yego Tugirirwa ubuntu, dutekereza ku bandi bantu. Urabona hari ukuntu igihugu cyacu cyagiye gifunga insengero yego zitujuje ibyangombwa by'igihugu gishaka kugira ngo igihugu gifite iterambere kiba gifite insengero zisa neza abantu bakwiye gusengeramo. yego yego Ni muri ubwo buryo rero mu nkambi y'impunzi ya Mahama babafungiye urusengero basengeragamo. Ubwo rero bamaze kurufunga, kuko dufite bamwe turi kumwe ahangaha, yego ni bamwe muri izo mpunzi. uravuze ngo zino ni impunzi? Oya, yego ni bamwe. Yego. Si ko bagirwa ubuntu bagashaka abagabo bakaba ari abari turirimbana, nabo ni bamwe bakomotse yego hariya mu nkambi. yego Yego rero tukoze tubiganiriyeho tubona nese niki twakora nka korari abahamya ba Yesu. yego Tuvuga dutegura igitaramo nterankunga cyo kugira ngo duhamagare inshuti, abavandimwe, abanyamuryango bakorera abahamya ba Yesu, dushaka ayo mafaranga yo kugira ngo twuzuze dukore ibyo bategetswe n'ubuyobozi, Yego. kugira ngo ubuyobozi babafungure urusengero, bongere bagire ahantu ho gusengera, bongere bagire umunezero nk'uwo tugira. Buri munezero wo gusenga ni umunezero mwiza cyane. ni umunezero mwiza. Nicyo rero turi kurarikira abantu badukurikiye. Ni ku itariki 10 itariki 10 z'ukwezi kwa kwa gatanu. Azaba ari ni ku samudi. isabato byageze. Tuzaba turi Kigali Bayirengu Church i Remera. yego i Remera. Yego. Ni igitekerezo cyiza cyane mwagize. Icyo numvise ari urusengero bafunze rwari rusanzwe. Yego, rwari rusanzwe ruhari. Yego. Ariko ubu ngubu rurafunzwe. Rurafunzwe. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari ugutangira bubaka urusengero, ahubwo Oya. rusanzwe rwubatse. Rero rusanzwe rwubatswe. Ahubwo ni ukunoza neza ibyo bagiye bategekwa n'ubuyobozi kugira ngo habeho hajyanye n'igihe. Yego. Yego. Fiye watubwira gatoya kuri rwa rusengero, numvise ari urw'iwanyu. Watubwira gatoya kuri rwa rusengero, numvise ari urusengero rw'iwanyu. Ese duhereze ishusho y'uko rwari rumeze n'ibyo mwifuza kugeraho n'ibisabwa. Amafaranga akenewe ngo ibyo bintu bikoreshwe ni amafaranga angahe? Murakoze. Nk'uko sogokuru bivuze, Mahama ni iwacu. Mwongerejwe abantu badukurikiye. Mahama ni iwacu. Yego. Murakoze. Prina yamuhahamuye. Nk'uko umuyobozi wanjye abivuze, Mahama ni iwacu. Urusengero rw'Imahama ni inkambi nini irimo impunzi z'abakongomani, abarundi, yego, aba Australia n'abandi benshi. Ni inkambi nini cyane. Rero urusengero rwacu rusengeramo abadive, rwasengeragamo abantu barenga 3,000. Ni 3,000. Yego. Ubu ni ukuvuga ngo abo bantu bose ntabwo bafite ahantu basengera. Bakakanya uko ari 3,000. Ubu ku isabato rwose bararyama. Bafite agahinda kenshi cyane.
rero korari mbere na mbere ndabanza gushimira umuryango umwe mu korari abahamya ba Yesu yego ungerijwe rwose batekereje kujya gufasha bene wacu bo mu nkambi. Ni ukuri Imana ibaha umugisha. Rero nk'uko wari ubimbwiye urusengero rwa rusanzwe ruhari, urusengero rwa rusanzwe ruhari, hari ibyaburaga kugira ngo nyine babafungurire. Ibyo rero nibyo korari abahamya yashatse kugira ngo ifashe abavandimwe. Amafaranga rero asabwa kugira ngo abavandimwe bongere basenge, bije twasanze igera muri miliyoni 12. Urumva rero ayo mafaranga ntago ari amafaranga make. Niyo mpamvu korari abahamya ba Yesu tumaze igihe tujya mu bantu amatangazo dutumira kugira ngo nyine tubashe kugera kuri urwo rwego rw'ayo mafaranga, kuko twebwe iwacu mu bahamya ntabwo twayabona yose. Twifashishije inshuti n'abavandimwe n'abafana ba korari. Abakozi ba korari. Amafaranga angahe? Ni miliyoni 12. Miliyoni 12. Subiza mikrofone umuyobozi wa korari. Amafaranga miliyoni 12. Ni ukuvuga ngo agiye kutubwira umuyobozi wa korari icyo bifuza ku bakunzi nuko bazaza bameze, n'inkunga bifuza niba izamara igihe kingana iki. Utubwiye yuko iyo nkunga ari amafaranga miliyoni 12. Ni miliyoni 12. Kandi yego nk'uko dukunze kubivuga mu itangazamakuru, yego nyuma yo kuva i Mahama, hari indi nzu twakoreyemo hariya mu karere ka Kamonyi. Hari n'inzu twakoreyemo indirimbo yitwa Elisa. Yego ni umubyeyi w'inshuti yacu wayidutije, ariko tubona hari ukuntu bitameze neza, tugira igitekerezo cy'uko twazagira ikintu dukora kuri iyo nzu. Byo ni nyuma ya Mahama. Urumva ariko twabitwariye rimwe, tuba twakira inkunga rimwe, kuko tuzongera kwaka amafaranga abantu, Imana itugirira ubuntu tukabona amafaranga tuzabikorera rimwe. Izo miliyoni 12 se zirimo nayo ngayo. Oya twizeye. Ubundi hari indi moto turirimba ivuga ngo nawakoreye Imana ngo yikorera amaboko. Yego. Nani wayivugiye ngo abura uko agira. Icyambere twebwe twizeye Imana iri mu ijuru. Ikindi twizeye abantu twatumiye. Yego. Twizeye ko tuzabona amafaranga yarenze izo miliyoni 12 tukubaka n'iriya nzu. Kandi bizashoboka. N'abakunzi ba korari abahamya ba Yesu ntago ari bakeya. Nta nubwo iki kintu kiri kureba ubu ngubu korari abahamya ba Yesu. Iki kintu ni ikintu cyagutse muri gutumirira abantu bose bakunda umurimo w'Imana, sibyo? Cyane rwose. Abantu bose bakunda umurimo w'Imana, n'abantu bose umuntu wese ushobora kucyegereza umutima kumva abo bantu basengaga ari 3,000 ubu bakaba batagisenga. Kandi noneho ubu korari abahamya ikabihagurukiye kugira ngo namwe ndabyumva ubu ntimwicaye. Byanze bikunze buri muririmbyi wese azagikoraho. Abakunzi ba korari abahamya, abakunzi badukurikira ku Nyenyeri TV show, umuntu wese ngira ngo baraza kuva hano baduhaye adresse y'uburyo ayo mafaranga yatangwa. Hari abantu bashobora kuvuga bati twe wenda ntituzabasha kuza muri icyo gitaramo, ariko tuzakora. Nibyo abantu benshi bajya bakora. Ese iki gitaramo kizaba kiri live? Kizaba kiri live rwose. Abantu batazabona uko baza bazagikurikira. Tuzaba Rick bazagikurikira 100%. Uragira uti iki gitaramo kizabera i Remera. Yego. Ese zawa wabasha kurangira abantu i Remera? Urusengero rw'i Remera. Oya, kamubwire. Kambara yo habarangira. Yego. Ahubwo zabadareke ari burangire abantu. Zabadi ndashaka za kurangira abantu tuzataramana muri kira gitaramo. Amakora tuzafata. Yego. Nukuvuga ngo i Remera tuvuye ngo uturutse Nyabigogo. Yego. Uturutse Nyabigogo ugera ku Gisimenti. Ku Gisimenti muri Rompowe ukamanuka gahanda. Uravuga ngo ufashe imodoka uva Nyabugogo kugeza ku Gisimenti. Yego. Ukava mu modoka ni minota 5. Umanutse n'amaguru usa nk'usubira Sonatibe. Yego. N'urusengero rurimo hagati no hagati. Aho waturuka uturutse Nyabugogo cha Sonatibe uviramo Sonatibe ukazamuka gatoya. Yego. Ujya ku Gisimenti umanuka gatoya. Ugeze kuri gare Remera wafata akamoto ka 100 katakageze ku rusengero. N'ahantu aho ngaho mo hagati urusengero rwubatse. Yego. Waruvuze uti amakorari tuzaba turi kumwe, muzamuri kumwe mbese n'amakorari angana iki? Icyo ni cyazawadi. Yego. Murakoze. Amakorari twatumiye n'amakorari meza kandi akunzwe muri uyu mujyi ndetse no hanze yawo. Yego. Korari ya mbere yitwa New City.
niyo siti ibarizwa i Musanze mu Kinigi. yego Ni korali izwi cyane itorero rya Ruhanga. Ni korali izwi cyane ndetse isigaye iri hejuru cyane mu miririmbire, yego inakunzwe, ifite ibihangano byiza, ndayibatuye mujye no kuri channel yabo mwayireba mukongera mukayisubscribe ngaho. yego Mbese ni korali ndayibatuye New City. n'inshuti zacu ni City. abantu bibasona cyane sa nkuririmba akarimbo gato cyane agace gatoya k'indirimbo yabo abantu babibuke. Ndazibagira. yego nayikunda cyane Zawadi ndabizi. ngaho zenguruka Yeriko karindwi, Cece. nubwo ubona isa n'iguteye ubwoba, guma ku isezerano ry'Uwiteka, azagutsindira ibikuri imbere uzabinesha. amen amen. Ako ni akaririmbo kamwe mu zabo. Yego Dufite indi korali yitwa Inyenyeri. inyenyeri z'ijuru Inyenyeri z'ijuru y'Imahembe. Irazwi, ni korali y'abasore 6 yego bazi kuririmba cyane. Ndetse hari n'indi korali nyirizina niyo Imahama, ahantu tugiye gutera inkunga, Yego. yitwa Dukumbuye ijuru. yego Niyo korali nabanje kuririmbamo. Iyo korali nayo izaba ihari, ndayibatuye muzaze muzindutse muzayibona. Hari izindi korali z'i Kigali ebyiri, imwe yitwa Itabaza, ni iya Kimisagara. yego Hakaba n'indi korali ikunzwe cyane n'urubyiruko by'umwihariko yitwa The Way of Hope. yego nayo izaba ihari. Bakeka izo ngizo. Ego, nayo izaba ihari. Noneho n'abahamya ba Yesu tuzaba duhari kuva mu gitondo nako guhera ku wa nyuma. Yego. Tuzatangiza isabato guhera ejo bundi ku wa nyuma. Bibaye byiza twatangirana isabato guhera ku wa nyuma. hari umuntu wambajije ngo Tugakomeza. ese iki gitaramo, hari umuntu wambaje ngo ese iki gitaramo ngo muzasengera n'ubundi muzasengera i Remera kuva mu gitondo. Yego. Twibutsa abantu ko korali abahamya n'ubundi idasengera i Remera. Ego. Umuyobozi araza kubisobanura ko n'ubundi isengera ku Muhima atari abizera bo b'i Remera. Yego niko bimeze. Muzahasengera kuva mu gitondo. Tuzasengera kuva mu Ni ukuvuga ngo gitondo. saa 5 n'ubundi muzaperezanta. Yego. Yego. Niko bimeze. N'izo korali se zizaba zaje. Zizaba zaje guhera mu gitondo, ariko zo kubera ko kugira ngo tugumye twamamaze zizasengera ku nsengero zitandukanye. Bagende batwamamariza bavuga n'ubutumwa bwiza n'ahandi hantu bababone ko Banatumire. banahari, ariko Samuel dutaramane bose bazaba bahari. Ese baduha agasingizo korali ahantu zaba ziri. Hari uwavuga ati gese ndiboneke mu gitaramo ariko bagiye gusengera hano ngewe ndaba ndaha. Okay, reka umuyobozi adufashe twazanye nibyo byaba byiza. Yego. Murakoze. Ni ukuvuga ngo korali inyenyeri z'ijuru kuri uwo munsi muri gahunda yo kuramya izaba iriho bita Rwimbogo i Kanombe. Yego. Niho izasengera. korali Dukumbuye ijuru Yego. ndetse na korali New City zizaba ziri ku Muhima Yego. muri gahunda yo kuramya. Twebwe abahamya tuzaba turi kuri Bayirengo Yego. muri gahunda yo kuramya. Noneho izisigaye The Way Hope n'Itabaza zo zizaza nyuma ya saa 6 zidusanga i Aho Remera. urumva igitaramo cyanyuze ukuntu cyatanze umusaruro mu mujyi wa Kigali. Yego. Abantu benshi bazagirirwa umugisha wo kubana n'amakorali bakunda kandi Yego. azaba ari ku nsengero zitandukanye. Yego. Imana ibaha umugisha rwose. Murakoze cyane. None iki gitaramo mwateguye mufite imyiteguro imeze gute muri repetition? Ese hari agashya? Ese hari indirimbo mwaba mufite nshyashya muzaturirimbira uriya munsi mudukumbuze uriya munsi? Indirimbo nshyashya ariko rero tumenyereye ko tukubwira ibintu ugahita udusaba ibimenyetso, ukunda ibimenyetso, ukunda ibihamya. Indirimbo nshyashya irahari nziza ndetse cyane ndayibatuye. Oya ntabwo mbasaba ibihamya by'iyo ngiyo. Ariko utaza kutubwira ngo twaririmba ni surprise pe. Surprise y'abantu y'uwo munsi. Hari udushya. Ndayibatuye irahari. Abantu bitegure hari udushya, hari surprise. Surprise rwose irahari rwose. Indirimbo izaba ihari nziza. Yego. Ikindi tuba dufite umubwiriza. Inshuti yanjye. Umubwiriza ni umukozi w'Imana kandi nzi ko asoma ijambo rikumvikana. Yego. Rikagerayo. Yitwa Louise. Yitwa Louise. Abantu benshi cyane baramumenyereye, ni umubwiriza ukundwa n'abantu. Yitwa niyo mufasha. Wivuze Louise arashaka kubwitiranya wamugane. Yitwa niyo mufasha Louise. Umumama ushyitse vuga n'ijambo kabisa ukumva avuze. Ngewe by'umwihariko buri gihe iyo yigishije agera ku marangamutima yanjye. Uravuze ngo n'ubundi uramukunda cyane. Yego. Ese reka mbabwire, hari igihe ibitaramo byinshi biryoshwa n'aba MC. Nta muntu waturusha MC uri muri kiriya gitaramo ngo dushishikarize abantu tubabwirana MC uzaba ukiyoboye. Bura MC burya ibintu byose niyo mwategura. MC burya yica ibintu arabyica akanabikiza. MC yabishatse ibi byose yazabihindura zero ntakajya abaha ijambo ntavuge ntagira ate. Muri iki gitaramo ahanini ni MC
kuko buriya n'umubwiriza avuga umwanya muto ariko emusi aba afite igitaramo cyose mu biganza. Umuyobozi nadusubize. MC dufite Yego. batumufitiye icyizere gishoboka ko atubabikora ni ibintu amenyereye. Yego. nagaje kubyigira mu gitaramo cy'abahamya. ni MC nawe uvuga ijambo riremereye. yitwa Claude. Yego. yitwa Claude ni MC ubimenyereye kandi avuga ibikwiye mu gihe gikwiye. Yego. rwose ni imfura avuga ibikwiye mu gihe gikwiye kandi turamwizeye. umva igitaramo kizagenda neza ku murongo. Yego. turabyizeye rwose. ugize ati emusi turamwizeye igitaramo kizagenda neza natwe imyiteguro irarimbanije ahubwo icyo ushishikariza abantu nuko bazahagera. ongera wibutse abantu amasaha abantu bazahagerera. umuntu akavuga ati ndumva nshaka kureba izi korari izo zizaba zasengeye aha n'aha wenda zizaba ziyageza igihe kinki. urumva ziriya korari aho zizasengera zizaba zizanye n'abizera baho. ni ukuvuga ngo umuntu utazirwanaho ngo aze kare ntazavuge ngo ntitwamurabuye. abantu bacu turabarabure bazazi nibura bahagire igihe ki. ni ukuvuga ngo kuva saa saba zuzuye Yego. umuryango w'urusengero uzaba ufunguye dutangiye guha abantu karibu binjira mu rusengero. saa 8:2. Yego. saa 8:2. Yego. ntabwo ari bya bindi kandi. emusi azaba ahagaze ku ruhimbi turi kuririmba indirimbo itangira ndetse n'isengesho. Yego. kuko umuntu uzahagera saa 9 n'urugero azasanga hari indirimbo nyinshi zamaze gutambuka kubera ko korari abahamya niyo city ashobora guhomba igitaramo ntayumva indirimbo ntaninjire. biranashoboka ko ashobora kuhazagera. uzareke kwinjira mu rusengero wakererewe. Yego. nibura wakerera. hari n'igihe abantu baza ugasanga bari hirya no hino bigire hariya barayagaye banje kwinjira mu rusengero abantu bakabinjirana ugasanga aje yabyigana ngo njye nahoze hano ngo ntasengeye na mu gitondo ashaka umwanya kandi atinjiye mu rusengero. dushishikariza abantu nibagera aho urusengero ruri bakaba bagiye kujya ahantu hagiye habera ibitaramo. wakwiturije ukinjira mbere niba nta gahunda ufite ukaba nta mwanya wateganyirijwe waje kwikurikiranira igitaramo nshuti yanjye wakwiyinjiriye mbere ukumva igitaramo. sibyo rataza wa ntabwo bizi ukuntu abantu bajya baza mu gitaramo noneho ugasanga ahuye n'umuntu ngo ngwino tuganire kuko iki gitaramo kizitabirwa n'abantu benshi. ushobora gusanga ari abantu bazaturuka iburasirazuba ngenda bizi harimo n'umuhungu ujya umvugisha ngo ubigoma ndanamushuhuje cyane ujya ambwira ngo ashobora kuza. ubwo urumva nuko tuvugana hari n'abandi benshi bashobora kuzaturuka imihanda yose. rero niyo mpamvu tugomba kuzinduka no kwinjira mu rusengero. kuzinduka ni kimwe no kwinjira mu rusengero ni ikindi. utazaba wahageze ukabura aho wicara kandi wari uhari. none se nka korari abahamya hari ukuntu korari zijya zidutumira kandi tuzikunze pe. ubu aba bantu mwatumiye amakorari turayakunze ariko ahanini tuzaza kubera korari yadutumiye. ariko ugasanga baravuze ngo twebwe ngo nitwe twatumiye ngo korari ngo none ngo twe ntituri buririmbe ngo twateguye indirimbo imwe. none mwazadupfunyikira mukavuga ngo korari abahamya yatumiye abantu bayikunda abenshi bazaza kubera mwebwe mukavuga ngo muraririmba indirimbo imwe. ni mumara abantu impungenge ndi bumara abantu. wazindutse witurukiye ahantu kure cyangwa se hafi ariko ukunda korari abahamya mumuhaye ikihe cyizere yuko ashobora kuzavuga ati nasaba indirimbo nkayibona. rwose reka ngubwize ukuri bajya bavuga umushyitsi akurisha imbuto. Yego. ntabwo waba waje mu gitaramo cy'abahamya ngo usabe indirimbo y'abahamya ugenda utayibonye uyibure. ntabwo ibyo bintu bishoboka. ntabwo tugira ubuntu buke kurwo rwego. oya rwose aho waba waturutse hose indirimbo wasaba abahamya bazaba bahari tuzayiririmba kandi uko igitaramo giteganyijwe uko giteguye kirateguye rwose ku buryo buri muntu wese azaririmba indirimbo kandi zihagije. birateguye pe kuko kuva saa 8 kugera saa 2 dufite umwanya uhagije. ikibwirizwa guhaka amafaranga kuririmba ibyo bintu byose tuzabikora kandi ku murongo mwiza kandi bizagenda neza. nta muntu uzataha atanyuzwe nuko utazanyurwa azaba aroze umugani wa wundi. ariko uzahagira wese kubwo gufashwa n'Imana twizeye ko ibintu bizagenda neza kandi akahava anyuzwe. Yego. mugiye kongera mwibutsa abantu nomero ya telefone abantu bashobora gukoresha bohereza inkunga. hari abantu badukurikira batari hafi bakaba batari muri iki gihugu cyangwa se bakaba batazahagera ariko akaba atanavuga ati jye sinzabona umwanya wo kuza kuhasengera ariko nanjye ngomba kohereza isima yanjye nkayohereza korari abahamya kuko twumvise ko mufite n'imishinga myinshi. hari iriya nzu mugiye kubakira umukene
ni byiza cyane. Buriya ibikorwa byiza nibyo bituma abantu nubwo turirimba tugahereza abantu ubutumwa buri gihe mubahereza ubutumwa. By the way, kuri YouTube channel yanyu hari indirimbo zikomeza imitima zifasha abantu, ariko iyo mushyizeho icyo kuvuga ngo gufasha kijyanye no gukura mu mufuka, mukaba mwavuga muti tugiye kubakira umuntu inzu bwite cyangwa se tugiye no kubaka urusengero, abantu benshi umuntu utashyigikira icyo gikorwa no kuri yaba afite ikibazo mu mutwe cyangwa se yaba atabyumvise atumvise icyo tuvuga. Niyo mpamvu rero mugomba guhereza Zawadi, ngira ngo yazibonye, agiye kuzihereza abantu, ababwire naho ibaruye kugira ngo umuntu uzaohereza inkunga atazavuga ati wenda naba nibeshye, menye ngo amazina n'ayandi. Murakoze. Muri aka kanya mfite nimero za telefone zo ziri hafi z'umubitsi wacu comptable. Yego. Yitwa Niyonkuru Ange, nimero ziwe ni 0782 42 Yego. 0782 42 ni amazina ni Niyonkuru Ange, Angelique. Yego. Nizo kandi umuntu niyohereza inkunga ukingana kose turayakira. Inkunga uko ingana kose no kuvuga ngo iyo telefone irakira kuva ku 1000 yego yose ijyaho. Kandi niwohereza inkunga ntituzabutakaze rwose. Yego. Tuzamenya ko uri umumambure wa korari abahamya. Menyesha urinde uri hehe utuye hehe kugira ngo bagushyire mu bakunzi bakorara abahamya. Icyo kintu si cyo. Niba wohereje inkunga ngwino umukunzi wakorara abahamya bakumenye banagusure, nugira ubukwe babutahe, nugira ibibazo bagutabare. Niko korara abahamya bameze, barangwa n'urukundo. Ikintu nzi kuri korara abahamya, barangwa n'urukundo pe. Baratabara, barya mu bukwe bw'abantu, basura iyo umuntu arwaye. Korara abahamya irangwa n'urukundo. Yego. Fie, ngira ngo turimo turagana ku musozo w'ikiganiro. Hari abantu benshi badukurikiye bari mu bihugu bitandukanye, hari abantu benshi badukurikiye bari mu gihugu cy'u Rwanda, hari n'abantu badukurikiye atari abadivantiste. Ugiye kugira ikintu ubabwira, ubakundisha igitaramo cyangwa se ubakundisha ikintu ku byiza korara abahamya yateguriye abantu bazaza mu gitaramo, ugira akantu gato babwira uti niba ari n'indirimbo wavuga uti nge ndumva abantu bazaza, uvuga uti n'indirimbo ikundwa cyane tuzabaririmbira icyo gihe. Gira akantu babwira. Reka Fie muvugiremo. Nubwo rumubajije kino kibazo nagitekereza kuza kugira ikintu yivugaho. Yego. Yesu agirira neza ari muri segira neza. Yego. Ntabwo yashingiye ku idini, yagiriye neza abantu bose. Yego. Niyo mpamvu rero mama namuvuze ko rwose n'iki gikorwa cyacu ntabwo gishingiye ku badivantiste b'umunsi wa karindwi gusa, kiragutse. Yaba abakatolika, abapantekote, aho waba usengera hose, iki ni igikorwa cy'urukundo. Niba utanasenga ukaba wumva mu ntekerezo zawe harimo gufasha urusengero, abantu badasenga bitewe n'ubwigunge wenda barimo cyangwa se n'iki, ariko uwo munsi niba uzi ko udakunda gusenga uzanyarukira i Remera. Niba utabasha kugera i Remera ukurikirane link. Musihangane mwabaririmbye mwe, hari igihe link mumara kugira ugasanga muri icecekeye. Umuntu wese uza ahantu hari urubuga, abo mukorana, abo mugira gute, abo mwiganye, urubuga rw'abo mwiganye, musharing iyo link abantu bazabashe gukurikirana icyo gitaramo. Ibyo bintu tuzabikora rwose. Niyo mpamvu rwose nifuza ko abantu bose ingeri zose baza tugafatanya gukora kiriya gikorwa cyiza cy'urukundo. Ari iburengerazuba, amajyepfo, iburasirazuba n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali, aho waba uri hose. Ndetse cyakora tugira n'abadiaspora. Cyakora Fie natubwire ko icyo kintu cy'abadiaspora. Ikintu cy'abadiaspora. Fie nakitubwire ko cyo rwose. Murakoze. Abadiaspora by'umwihariko dukumbuye ijuru. Dukumbuye ijuru yo muri Amerika. Iki kiganiro muzakirebe. Yego. Kandi tuzi ko hariyo bandi izindi mpunzi zagiye zijya hanze. Yego. Yego. Reka twese muri isi turi munsi. Ntago mubizi. Turacumbitse. Ku isabato tariki 10 tuzabasharinga link. Gitaramo muzakirebe kandi munakande n'akanyenyeri. Gatubutse diaspora hari cyane turabizeye nimuzadutengure. Bakidora rya nazamutse umuntu guteye inkunga gakanda akanyenyeri k'idolari riza ari ryinshi ritubutse cyane. Imana izabarinda ubugugu, izabarinde gukomeza,
ibaha imbaraga zo gutanga batera inkunga iki gikorwa abana b'Imana basubire mu rusengero basenge kandi tuzabyishimira cyane yego fiye gira ngo yaragikomeje suhuza n'umugabo wawe ariyo irakoze umugabo wanjye ndamusuhuje yego ndabizi iki gikorwa warakizi cyane bakirimo ndagusuhuje mani na Zawadi asuhuza inshuti ze n'abavandimwe be bari hariya hakurya murakoze cyane nanjye mfite abavandimwe abantu bose bari muri Amerika cyangwa se mu bindi bihugu by'abaturanyi abantu bose bazi ko tuziranye ndabasuhuje kandi nongeye kubasaba inkunga nk'inshuti zanjye nk'inshuti zanjye nimero nayibabwiye ariko niyo itaboneka n'iyange iriho ntabwo wabura umuntu wohereza amafaranga gufasha uko ubufasha bungana kose turi kubwakira yego by'umwihariko kandi nsuhuje abantu bo muri dukumbuje twaririmbanye yego nabo ndabatahije cyane Imana ibahe dukomeze duhane tugire amahoro twese bisengira ntekereza cyane kuri kiriya gitaramo mbona Zawadi ukuntu azaba arimo kuririmba muri korali 3 mwebwe ntabwo muri kubibona ntabwo muri kubona Zawadi ari kuririmba muri korali 3 fiye we burya ashaka kwigumira mu bahamya ibyo ntiwabimenya ariko Zawadi umuntu muri korali 3 cyangwa enye ndikababwire urumva azaba ari mu bahamya yego ubu ni barimo dukumbuye ijuru yaturutse imahama azaba yarimo yego dukumbuye ijuru y'i Burayi idukurikiye nayo azaba yirimo niyo city ntabwo byoroshye azashya ariko akunda kuririmba ni n'umuri uzikora nk'ifite umudiaspora ariko nibyo ndamutumiye cyane twashimye Mukiza Beneye yego ni umuvandimwe wanjye turamusuhuje cyane ko rero ku gitaramo agomba kugitera inkunga akatwohereza ku kadolari noneho ikorari yayiririmbyemo nagare gusa yego hari uwo bita Obedi Aime Obedi umva ari mu Faransa cyane bambwiye ati muzantumire Obedi azaba hari ati niyo yafata moto nayishyura ni umwana ukunda korara abahamya cyane yaravuze ati Obedi azaba hari noneho hari undi wita Aime Concorde yego Munezero uwo nawe ni umuhamya wa Yesu ari mu Budage Aime Concorde turagusuhuje turanagukumbuye by the way turamukumbuye Concorde yateye irungu korari noneho hari undi akunda namukumbuye cyane bamwita Jacques Rameki Jacques ariko turanakomeye mw'abantu siko dufite abantu benshi hanze rwose ahari turamusuhuje nawe igikorwa kizirikana nta mupaka gifite kugira ngo ibintu bizagende neza murakoze ni ukuvuga ngo izo nshuti dufiteyo rero ziduhuza n'izindi nshuti tutari twamenyana zaho zimenye korari ziyitera inkunga kuko itari mu gikorwa kibi yego rero wagira ikintu ubwira abantu turimo tujya ku musozo ariko ntabwo twaza kwirengagiza nyamukuru w'ikiganiro turimo ku bwa mugenzi wanjye ntabwo twaza kureka kuririmba kiriya gice niyo cyaba igice kimwe na Rufure ku ndirimbo yitwa mugenzi wanjye reka umuyobozi agiye kuvuga nawe ufate mikrofone murahita mukomerezaho muririmbe ku bwa mugenzi wanjye dusoza mbere na mbere reka nshimire Inyenyeri TV show mwaduhaye karibu Imana ibaho umugisha kuko iki ni igikorwa kitoroshye kuko mudufashije kugira ngo ibi bintu bigera ahantu tutabasha kugera Imana ibaho umugisha kabiri turashimira itorero ryacu rya Muhima ryaduhaye buno burenganzira ridutira urusengero rw'i Remera ni ukuri tubasabaye umugisha Imana ibaho umugisha itorero ryacu dusengeramo reka dushimire cyane by'umwihariko ubuyobozi bw'itorero rya Bayirengo Church bwaduhaye karibu bukatwakira bukatutiza urusengero abo bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi bure bavuze ubutumwa rero dushimire abakurikiye kino kiganiro dushimire bazaza mu gitaramo dushimire amakorali tuzafatanya umva no gushima mwebwe mwese mwiteguye kugira icyo muzakora kuri uriya munsi Imana ibambike imbaraga kandi baho umugisha muri iyi minsi y'akazi kugira ngo kumugisha Imana iri gutanga muri iyi minsi muzabone icyo tuzakora icyo muzatanga kugira ngo twubake uru rusengero murakoze cyane rero katuririmbe akaririmbo gato cyane murakoze cyane murakoze
byavuye he ibyo twasanze mu mibanire yacu ku isi, ko mu kuri kw'ijambo ry'Imana tubona ko yaremye uwitwa Adamu ikamwishimira, iti si byiza ko aguma wenyine, Imana irongera irema ifite imwororoke mugwire ku isi. Kubaho kwacu kuko byaje dukomoka kwa Adamu na Eva, iby'amoko n'ibindi bidutanya ibyo byaje nyuma yo kugwira ku isi. None se mu by'ukuri ni iyihe sano yaruta ko abantu twese uko tunga ntadukomoka ku waremwe n'Imana? Mugenzi wanjye ndamuzi, nguyu ni mwene Adamu dusangiye kubaho, turabavandimwe dufitanye isano yo kwa Adamu. Mutima wanjye menyereza kugirira neza mugenzi wanjye. Amen, amen. Mutima wanjye menyereza kugirira neza mugenzi wanjye, ku bwa mugenzi wanjye. Buri wese ngira ngo abashije kubyumva. Inshuti zacu mwadukurikiye, murakoze gukurikira iki kiganiro, turabatumiye turabararitse ntimuzabure. Ibiganiro byacu nakagaruka, murakoze cyane, muhabwe umugisha n'Imana. amen. Mugenzi wanjye ndamuzi, nguyu ni mwene Adamu dusangiye